yagize depression arapfa, imitsi yo mu bwonko yacitse. Buriya umugabo wageze mu kaga yaka icumbi iwe mu rugo. Kandi buriya isi ni ibitaro twese turwariyemo, kandi nta muntu ushobora kurya imiti ya mugenzi we. Mani, uri uw'agaciro kenshi cyane, uri uw'umumaro mwinshi cyane. Ni nayo mpamvu ijambo rivuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, ariko wikwiyangiza. Ibaze gutanga ingabo nyinshi zijeje gupfa ku bwawe, wowe warangiza ukajya kwiyica ubwawe, ugafata pisto, ugafata intwaro ukiyica. Imana iramutse igukuriyeho agashishwa kari ku jisho ryawe, ikaguha imbaraga, ikaguha rya jisho ry'umwuka wera, ikaguha rya jisho ritora rikareba, wahita ubona yuko ibyo wibwiraga atari byo. Ariko igihe kirageze ngo tumenye abo tugendana abo ari bo. Mbashimiye ko mukomeje kudukurikira hano kuri Marika Africa TV, mbabwira ngo muri ab'agaciro kenshi cyane. Mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri uyu muryango mugari umaze kuzuza abasubscribe barenga 2,000. Mbabwira ngo uyu ni umuryango ushingiye ku tangana ibitekerezo, kungurana inama ndetse no kuzamurana kugira ngo twese hatagira usigara. Mbabwira yuko nawe utarakora subscribe ngo winjire mu muryango, nkubwira ngo ntusigare, ntaba ari wowe usigara, kugira ngo twese tujyanane muri ibi bihe turimo kugenda twinjiramo bitatworoheye. Kandi mbabwira ngo buriya umugabo wageze mu kaga yaka icumbi iwe mu rugo. Kandi buriya isi ni ibitaro twese turwariyemo, kandi nta muntu ushobora kurya imiti ya mugenzi we. Ahubwo bibaye byiza twakomeza tugafashanya, utibwira ngo wagezeyo ejo twakubona urimo kumanuka, kandi kumanuka kwawe kukazaba kubi cyane, kuko nta mbaraga wigeze usigaza inyuma zishobora kuba zakongera kukuzamura. Tuzamura rero kuri Marika Africa TV, kandi dufashanye, tureke ibintu byo kwikunda, ko kwikunda ntacyo bimaze my friend. Ibi byose tubona tuzabisiga nk'uko twabisanze. Twavuye mu mukungugu, niyo mpamvu tuzongera tugasubira mu mukungugu. Ariko ikintu nababwira rero, hari ibintu tugomba gukomeza kwirinda mu bijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi, kugira ngo tubashe kurekura. Hari inshuti zadufashe kandi zidufatira n'imigisha yacu. Wajya kuzamura umutwe akongera akawumanura, wagira icyo utekereza akongera akagica intege. Hari inshuti tuzigira zifite icyo bita negativity, zifite guhakana cyangwa zifite guca intege. Watekereza icyo ugiye gukora ikakubwira ati nukora ibi ngibi bizagenda gutya na gutya. Kandi ubuzima turimo ni ugufata risike. Umuntu umwe twaraganiriye, ndamubaza risike ya mbere wafashe ni iyi. Ati risike ya mbere nafashe ni ukuza i Kigali. Arambwira ati niyo risike ya mbere ikomeye nafashe. Bose abaturanyi abavandimwe batabishaka, ariko ndaza kandi ndiho. Izo nshuti rero uzirinde. Ubundi hari inshuti ngiye kubabwira, inshuti enye. Inshuti ya mbere ni ya yindi muganira ikakugira inama. Inshuti ya kabiri ni ya yindi muganira igasipotinga inama yawe. Inshuti ya gatatu ni ya yindi musangira akabisi n'agahiye. Inshuti ya kane ni ya yindi imenya ibyawe byose. Izi nshuti rero ngiye kuzisobanura mu buhe buryo rero. Hari inshuti muhurira ku muhanda, mukaganira, nimenye ibirimo kubera mu rugo, nimenye ibirimo kubera muri salo, nimenye ibirimo kubera mu cyumba, nimenye ahubwo ibyayo ni ukurangirira ku muhanda. Mugahura, bite, amakuru ni meza, ese ya business iragenda, yego iragenda, ese wa muntu mwarahuye muravugana, yego, ese wa musore kwa runaka na wa mukobwa ko bagiye gukora ubukwe tuzabutaha gute, dushaka imodoka tuzagende. Igahama aho ku muhanda.
iyi irahari, muhurira ku muhanda, muhurira mu kazi, muhurira iyo ya nshuti muganirira ibiri aho idagiye yinjira mu buzima bwawe buri dipu indani katikati, urazizi izo nshuti itishe itagize ikikije n'igihe n'icyo yica. Izo nshuti zirahari. Ukagira n'indi nshuti ya yindi noneho ushobora guha karibu, ikaza ikagarukira mu rugo mu mbuga, ikaza ikagarukira mu mbuga ukayifungurira porotayi ikinjira, cyangwa ukayifungurira ikaza igahagarara ku nzu kwa kundi muba mwegamye ku rukuta rw'inzu yawe iwawe mu rugo mwegamye ku rukuta. Iyo nshuti ikaza mukaganira bitandukanye, mukagera kure, mugaseka, nababona bakabona ko muri inshuti ariko idashobora kugera mu nzu iwawe, igataha nawe ugasigara. Ukongera ukagira indi nshuti ya gatatu, ya yindi noneho ukingurira saro y'iwawe, kinjira ikamenya ko saro yawe iteguye, ikamenya ibyo wakiriza abashyitsi, ikamenya bya bindi byose bikorerwa muri saro, imvugo, inseko, abana. Iyo nshuti ikababona, ikabamenya. Hakaza noneho indi nshuti ya karundura, ya nshuti noneho yinjira mu mabanga yawe, ikinjira mu mabanga yawe y'urugo, ikinjira mu cyumba uraramo, ikinjira mu cyumba cy'abana, ikinjira muri sitoke yawe, ikinjira n'aho utekera. Iyo nshuti ya kane ni inshuti iteye ubwoba. N'igiye kugambanirwa, bahera kuri ya nshuti yamaze kwinjira iwawe indani. Yuda ajya kugambanira Yesu, nuko bari bamenye yuko Yuda ari mwene wabo na Yesu, nuko bari bamenye yuko ari intumwa ishinzwe umutungo wa Yesu, kuko niyo wari kontabure mu basangirangendo ba Yesu. Bishatse kuvuga iki rero? Umwanzi wawe ntabwo azaba kure yawe. Niyo mpamvu mubwira ngo kwizera kwawe ukugabanye cyangwa unakureke bibaye byiza. Pawulo niwe wabibonye neza, aravuga ngo ni byiza gushaka ariko bikaba byiza kuruta ubiretse. Nanjye ndabihuza n'ibi ngibi, ni byiza kugira inshuti ariko bikaba byiza utazigiriye icyizere ngicyo urimo kuziha. Hari abantu bafite depression, hari abantu barimo gushaka kwiyahura cyangwa bafite agahinda gakabije, barimo guterwa n'inshuti bizeye. Kwizera umuntu akaba ari ugushyira hanze. Umuhanga umwe warangije aravuga ngo ibanga utabashije kwibikira ubwawe ukarisohora ukarihereza undi, menya ko wamaze kwiyangiza no kwisenya. Itafari ryari rigufashe, ya nkingi yari ifashe, urayiturikije, uyiciye umugongo. Ni nayo mpamvu hari undi wegeze kuvuga, nanjye nemeranywa nawe, aravuga ngo ubwanjye niyo ndimo kugenda nkabona igicucucucu kindi imbere, ntangira kugira ubwoba kuko nacyo sinyizeye, nacyo cyangambanira, igakubaho urekura, igakubaho ureka, ngo ntagufite sinabaho. Icyo nakubwira rero, menya ko wavutse uri umwe. Nujya no kugenda uzagenda uri umwe. Abantu barahindutse. Kugira ngo wumve uburemere bw'iki kintu, mu ijuru Imana irema umuntu. Imaze kumurema, Satani yari ikiremwa Imana yari yararemye, igiha ubushobozi, igiha ubutware, igiha ubuhangange
mbese cyari ikiremwa twavuga ngo kijya kumera nk'aho cyari visi perezida cyangwa ari nka minisitiri cyangwa ari cya kiremwa kivuga ikijyana mu ijuru, kuko ni cya kiremwa iyo cyahagukaga kigiye kuvuga cyaravugaga abamarayika bose bagatuza ntihagire ukopfa, cyagiraga amajwi 12 mu bijyanye no kuririmba. Cyari ikiremwa cyari kiremwe mu buryo bw'umuriro, kiremwe mu buryo bw'umuriro bw'igitangaza. Imana imaze kurema umuntu rero gitangira kwishyira hejuru, kiravuga ni gute Imana yagiye kurema umuntu itambwiye. Bifi itangira gutyo, agasuzuguro gatangira gutyo, kwizamura gutangira gutyo. Imana ibibonye iravuga ngo nubwo wari umfitiye akamaro, nubwo hari icyo wari umaze aha, ariko igihe kirageze ngo nkurekure, kandi ninkurekura ndakurekurana n'ibyawe byose, ntacyo uri buze kunsigira aha. Wowe urareba inshuti ngo yanzaniye runaka, nimubura nawe arabagiye, aragiye ariko hazaza abandi nimba ntacyo akumariye mu buzima. Imana irangije iravuga ngo abanyemera muze hano, n'abemera rushoferi mu gihari, ubwo ntabemera satani shetani bajya hariya. Nuko Imana irangije iravuga ati wasi we ugushije ishyano kuko umanukiwe n'umwanzi, ishime wajuru we kuko nawe uvuwemo n'umwanzi. N'ibirori birakorwa, tugiye gutangira umwaka mushya, tangirana n'ingamba, tangirane n'abemera ko mugendana. Abo ubona bakunaniza, abo ubona mutari ku murongo umwe, kura mu nzira. Nimukorana mukorane mu kirere. Aha Imana irimo gutembera mu isi, irangije ibona satani irimo kuzenguruka mu isi, irangije ibwira satani, satani wabonye umukiranutsi wanjye, nawe rero igakubana n'uwo muntu. Kuko rero satani ashaka umuntu, Imana igashaka umuntu. Satani ni ikiremwa gifite abakozi benshi kandi bakeneye kwangiza ikiremwa muntu, kuko nta ngororano satani atanga, ahubwo icyo atanga ni urupfu. Icyo Imana itanga, itanga ubugingo, itanga kubaho no kurama. Rekura ukureho. Ijambo rikambwira ngo hari umwana w'ubugingo, hari n'umwana wo kurimbuka. Irindi rikambwira ngo mukomoka kwa so satani, agambanira inshuti, wifuza ko yatera imbere, urumva ukomoka kwande. Twige kubaho turekura. Nicyo gituma dusanga hari abantu bari kugira depression, ugasanga umuntu yariye, yanyweye, ntacyo abuze, ariko ngo yagize depression arapfa, imitsi yo mu bwonko yacitse. Biraterwa n'iki? Na za nshuti zagambanye, zamunanije. Hari abantu benshi bahangayitse kubera
inshuti mbi kubera kunanirwa kurekura, inshuti itatuma utera imbere, inshuti itatuma hari icyo ugeraho, iyikumariye iki? Inshuti yifuza guhora ikurobera ifi, nta nshuti irimo. Inshuti nyayo ni ikwereka uburyo ifi irobwamo, ikakwereka uburyo itekwamo, ikakwereka uburyo igurishwamo. Iyo niyo nshuti dukeneye muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ndabikubwira wowe unteze amatwi unandeba, kugira ngo nawe urebe izo nshuti ufite ni iz'umumaro cyangwa ni inshuti zo mu kabari, ni inshuti zishinzwe gukonsoma amafaranga yawe, ni inshuti z'urucantege, ni inshuti ugera aho uzikeneye ntuzibone, cyangwa ni inshuti za zindi zanapfa ku bwawe. Yesu kuko yari azi situwasiyo yabereye mu ijuru n'urugamba rwahabaye, nuko arangije aravuga ngo njyewe nkunze umuntu, uko ngo inama mu ijuru yateranye yiga ku kibazo cy'umuntu. Imana uri uw'agaciro kenshi cyane, uri uw'umumaro mwinshi cyane. Ni nayo mpamvu ijambo rivuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, ariko wikwiyangiza. Ibaze gutanga ingabo nyinshi zijeje gupfa ku bwawe, wowe warangiza ukajya kwiyica ubwawe, ugafata pisto, ugafata intwaro ukiyica. Kwica kundi rero ni abo bantu bakugaragiye barimo kukwica uhagaze, utaramenyana na n'uriya, hari urwego wari umaze kugeraho, none uba uri he? Ugiye gutandukana n'umugore ngo udatandukana n'inshuti, ugiye gutandukana n'umugabo ngo udatandukana n'inshuti, ariko nibamara kugenda, umugabo akamara kugenda, umugore akamara kugenda, na ba bandi ntuzababona, uko mishoni yabo izaba irangiye. Ngo winandukanya n'inshuti. Wabonye uriya musore byamubayeho wa Tanzania, yatwitswe na bande? Si inshuti yizeraga, ishyari, urwango. Ijambo rikongera rikambwira ngo abanzi bari batugaragiye bari kutumira bunguri iyo hatabaho Imana. Uza bifuza kukumira bunguri. Imana iramutse igukuriyeho agashishwa kari ku jisho ryawe, ikaguha imbaraga, ikaguha rya jisho ry'umwuka wera, ikaguha rya jisho ritora rikareba, wahita ubona yuko ibyo wibwiraga atari byo, ahubwo wanakwiruka ugahunga, wakwiruka ugahunga. Cyangwa mbona Yesu ukuntu yabigenzaga. Satani ubwo bahuraga ati njyewe nagabanye ibiri ku isi yose, pfukama undamye ndaguha 1/2, ndaguha ku byo nagabanye mu isi. Hari abantu bagenda ariko batazi yuko anytime umwanzi yabaca mu cyo akahita abakura ku isi. Umwanzi wa mbere ugendana ni wowe utabasha kwifatira umwanzuro. Cyangwa rikambwira ngo nimumbura ubwenge nzabata, kuko rero mwabubuze nanjye ndabaretse. Ijambo rivuga twarabanye nibyo, twarakoranye nibyo, twarakuranye nibyo, ariko igihe kirageze ngo tumenye abo tugendana abo ari bo, tubagendere kure.
kugira ngo mishoni yacu tuzabashe kuyirangiza nk'uko twaje tuje kuyikora. Ugasanga umuntu afite inzira y'ubuzima, aho kukwinjiza mu nzira y'ubuzima akakwinjiza mu buzima ahubwo bukwica bukurangiza. Ukagera muri situation guhamagara umuntu ni gute nayivamo, ahubwo akakwereka inzira ikunangwa. Nshuti nk'izo rero Imana izitugendereshereze kure, izitube hafi. Impamvu nkuze iki kiganiro uko tumaze kuba abavandimwe, tumaze kuba inshuti, kugira ngo utazagira icyo uzitwaza mu gihe uzaba uhemukiwe n'uwo witaga inshuti. Banza wizere ubwawe. Mfite byinshi byo kuvuga ariko reka ndangiriza aha, namwe mbaha akanya muri comment mutubwire situation, ubuzima, inshuti, kugira ngo dukomeze tubane mu buryo bwiza kandi buryoshye bubereye abavandimwe bo kuri Marika Africa TV. Ndabakunda rero, mwari kumwe na Marika Africa TV, tuzasubire.